Sport igiye gusohora ariko nape ndabona imaze kumena umuriro hanze ikoze flyer iriho bita Sefa aryamye hasi hanyuma flyer iyita ngo ni wake up byuka byuka wowe Aperi yari maze iminsi yarasinziriye kuvuga mbona Aperi meshenyeta mapema andi byuka wowe nyamukanagira ko wa muntu wanyu na karikeza uje uvuga ibintu byo kushenyenta kimwaga na side kushenyenta ngo njamona niyo umuntu ngo akorenga umwotsi w'itabi bavuga ngo ni kushenyenta musengezo muri Kenya ngo wacha ni shenyente agape Aperi angana irakoroga oya hano ni sawa neza Aperi ni inshuti yari muri caption ni zo zishwanyaguza ngo wake up super cup is coming yego ani William Mutogo wari maze gucenga Safe ngo they thought it was over ngo they thought it was over washira question mark ati batekereje ko byarangiye uwagutsinze ntaho yagiye twagutsinze hano yagiye super cup mode on ati rwose twinjiye muri gahunda mode yaba activated they thought it was over super cup mode ubwape witwa Dao duhere kuri Dao turagenda uyu Dao yitwa Ben Aziz Dao ni umunyaburkina Faso ufite imyaka 26 y'amavuko upima metero 1.80 akaba 1.84 akaba yaravutse tariki 8 z'ukwezi kwa karindwi muri 1999 Ben Aziz Dao. Reka duhere kuri uyu mukinnyi kuko abandi baganiriweho baje mbere tuvuga bejo abatangajwe ku munsi w'ejo batatu uyu mukinnyi avuga yuko yakuriye muri centre imwe n'umusore w'ikipe ya APR ariwe Cheikh Djibril Ouattara barakuranye barakinanye ngo Jaberi ngo namuhire kefe cyane rero mu kubana iwabo muri Burkina Faso ko nawe ni havuka Samiri uyu muvandimwe Dao mbere yo kujya mu byo kuganira na Leo akibona imuvugishije yafashe telefone ahamagara Cheikh Djibril Ouattara wa APR aramaza ati Ouattara mwana wa mama ko baravukana nyine mu gihugu kimwe avuka hamwe bavuka mu gihugu kimwe nago avukana ku babyeyi mu gihugu kimwe arabati hari ikipe inshaka yitwa Rayon Sport y'Kigali Ouattara mwati ngiyo no twaduhanganya ni Nyarugenge hamwati ni ikipe ya pressure ni ikipe y'abafana ni ikipe y'igitutu ni ikipe ikomeye ti rwose ntabwo nakuroha twarakuranye twarabanye tuziranye iyo ni ikipe rwose ujemo waba umeze neza cyane aramubwira ati ni ikipe ifite imbaraga umuntu yakwizera baranangana imyaka ego arangana rwose uraje no muri profile nawe yanyuze aravuga ati ni ikipe umuntu yakwizera undi muntu wa kabiri yahamagaye nawe ari muri APR uyu mugabo yigeze kujya gukora igeragezwa mu cyiciro cya kabiri muri Belgique ahahurira n'undi mukinnyi waje nawe muri equipe mu cyiciro cya kabiri mu Birigi nawe yaje mu igeragezwa akaba ari umukinnyi wa APR akaba ari rutahizamu Togwimere yahise amubwira ati niba ugira ngo ndakubeshya ubwo ni Ouattara ati umukinnyi witwa William Togwimere mwigeze gukora na test mu cyiciro cya kabiri uramuzi aravuga ati ndamuzi cyane wa munya Cote d'Ivoire ati ndamuzi urumva nawe no muri West Africa baba baziranye igifaransa kiba kididibuzwa bra Mali Cote d'Ivoire Burkina Faso ni ibihugu by'aba francophone rwose ati nawe mubazi ati reka da ntabwo arazi ko ari Kigali atari Kigali ati turi kumwe muri APR ese afata telefone ye arayimuha abaramuhamagaye William Togwimere aramubwira ati Reyo nta kibazo ati Reyo ni ikipe rwose ubu nikunzwe ati hano turi Kigali abantu barayizi ni ikipe bafana waza nta kibazo rwose abantu muri West Africa barakundana cyane nta bantu nyine bifata nk'abavandimwe nawe ni nkuko wahura n'umugande za Senegal West Africa bafite ibintu byinshi byabahuza iyo usubiye inyuma ugasanga za mpire twigaga za Songhai za Mali za Guinea iyo ugiye kureba aho zafataga
ushobora gusanga cyari igihugu kimwe. Ikindi kintu kibahuza buriya ni hamwe mu hantu abarabu bageze kera. Niba mwibuka Mansamusa umwe mu bantu bakoze urugendo rw'umutambagiro mutagatifu Imaka mbere y'abandi benshi agenda nubaka n'ibisigiti buri gihugu hano kuko bavuga ko ari umwe mu bantu babakire babayeho ku isi nubwo ifaranga ritari ryakaje ariko amazabo yari afite iyo bayavunje mu mafaranga basanga ari umwe mu bantu babakire babayeho. Icyo kintu cyo kuba icyo ni icya kabiri kibahuza. Icya mbere ari izira ampire za Ghana na za Mali basanga zifata biriya bice byose. Ari icya kabiri cyo kuba bose bahuriye muri communauté arabe kuko usangaga bano ikintu cy'ujama muri Islamu. Hanyuma icya gatatu bakolonijwe n'abafaransa kandi abafaransa urabizi ko basaga nko gufata ibihugu bakabigira imico ugasangira sani ya Paris. Icyo kintu gituma abantu bavuga ururimi rw'igifaransa iyo bahuriye ahantu usanga nyine bisanga nka Ive Bisoma Sidika yageze kumwe ngo yisanze muri za Côte d'Ivoire ngo wagira ngo n'umwana watashye mu rugo abantu bamushagaye. Mbega wakomeza arangije Togwi Kasamira agenda amena mutwo tuntu aragenda tumena zamara iminota atarahise aya makuru ni menshi. Arangije umukinnyi umva arabonye confirmation kuri bene wabo kandi yizeye urumva ntabwo yarazireyo nta nyine wabisoma kuri internet ukabona ko ari ikipe nziza ariko nk'umukinnyi mu by'ukuri navuga ngo mukuru yari akeneye ahantu nyine byibura aza yizeye se guhembwa bameze gute se ni ikipe yatanira ibikombe se ni ikipe nyine ifite ikintu yafasha umuntu muri iki gihe hagaze ite. Okay baramubwira ati ngwino kabisa. Umugabo rero yarabaye convaincu ku ikipe ari nzima aravuga ati nta kibazo naza. Mbibutsa ko Rayon Sport nta mafaranga ifite ya Rokiritomo ari nacyo cyamuteraga impungenge. Abantu bose rero ikuzana irakubwira iti ntabwo dufite amafaranga ya Rokiritomo ngwino urasinye igihe gito nibigenda neza muri ano mezi 6 turi gusinya tuzakongerera amasezerano tunaguye na Rokiritomo ariko muri iki gihe uraburi inaha tuba tuguhaye uburyo bwo kuguhemba neza tunagushakira nyine wenda naho ushaka gutura kugira ngo ukore akazi kawe neza. Ruvanga abakinnyi bose Sport yasinyishije bahaye amezi 6 usibye Kitoko Likao asinye umwaka n'igice abandi kwa igihe gito kugira ngo izabashe kureba ko kuko ari abakinnyi beza izaba hereza amasezerano n'igihe kirambye. Baranabivugira ko ntago aba bayobozi bahari bafite mandate y'igihe kirekire cyane uribuka ko babahaye by'agateganyo. So amakuru mfite nuko RGB yavuze ati n'ubundi mu kwa gatatu nimwahita muvaho ni musozi isizo mu kwa gatandatu turebe ariko hari nubwo wagera gutyo kabona no mu gutora babaye bo batora ubwo ariko n'ikindi rigane aho ngomba gushyiramo impamvu yarika kuko wavuga ngo korikaho baziye mu gihe kimwe we akaba ari aho umwaka n'igice vuga ngo aba bakinnyi duhere kuri uyu Aziz vuga ngo ni umukinnyi uje ariko utari active utakinaga so vuga ngo kandi rero Sport abizi ko muri saison ebyiri zishize bagiye bagwa mu mutego wuko bazana abakinnyi mu mwaka mo hagati baguruka ba Suleiman Dafe uko byagenze bakazana abakinnyi mo hagati nabo ko bari bamaze iminsi badakina ariko ugasanga icyo bari babitezeho nuko babatekerezaga nuko bababwiwe nuko bari bafite izo highlights zabo siko bigenza vuga ngo ho kugira ngo tujye muri wa mutego nk'uwo urabizi ko bari barafatiwe ibihano kubera umutoza ndetse n'umukinnyi nk'uko byari bimeze kugira ngo twirinde ko icyo twakongera kuba muri uwo mutego reka aba bakinnyi batari bari active batakinaga tudafite amakuru neza 100% uko bakinaga ko tutabakurikirana tutanafite neza izo fact tube tuba amezi 6 ayo 6 azaba biyo kondition yuko dushobora kuba twakongera amasezerano. Niyo mpamvu kubakura abakinnyi nava ko barimo n'uyu Aziz wari umaze igihe nawe adakina kuko tuzaza kugaruka kuri profile yiwe n'uburyo bwe bw'imikine n'icyo azafasha muri Rayon Sport. Niyo mpamvu ubuyobozi buvuga ngo reka tube tuba amezi 6 twirinde kuzagwa umutego ko umukiri tuba amasezerano igihe kirekire ariko mu amezi 6 tukabona ko ari umukiri tutakomezanya muri sezita cyane. So ubwo rero nuko gahunda zimeze muri rusange uyu mukinnyi nuko yaje hari kindi se Ben Aziz Dawo uwo rero umukinnyi mwiza ari kuhindura ama equipe hafi buri mwaka yayo nakandi kano uko ugiye kureba no musore muri profile n'uburyo bw'imikine nicyo ari buze gufasha Rayon cyane ko we kuri derby azakina mbaye mbateguje kuko mfite n'abazabanza muri derby bari gutegurwa muri line. Ben Aziz Dawo yavukiye muri Burkina Faso nibyo tariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 1999 afite imyaka 26 y'amavuko yavuye yari mu ikipe ya Nouadhibou ni imwe mu ekipe akomeye muri Mauritania niyo ekipe ikomeye muri Mauritania niyo ekipe usibye wenda umwaka waciyemo zari yari ifite nayo ni ikipe ikunda gutwara ibikombe bya championnat no mu matsinda nyafurika igizamo aya matsinda nyafurika y'imikino nyafurika Confederation cyane ikunda kuzamo. Yazamukiye mu ikipe yitwa Salitas yo muri Burkina Faso irazwi cyane. Salitas Sonabel na amakipe yo muri Burkina Faso azwi. Salitas yaborwa n'umukoroneri akaba